Tinda Kagame azatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye. Intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye. Tubashimire cyane abari bakurikiye Skitu TV. Nakagaruka kandi murakoze cyane. Ciao. Murakoze namwe cyane. Hano twahageze Skitu TV kugira ngo mwirebere itorero rye barasusurutse mu Nyamiyaga. Ahasigaye mureke twese dukurikirane mu minota mikeya cyane. Nibutsa ko hano aho turi ari Nyamiyaga, aho twaje kwa Azabatsinda Kagame, Mama Nohel, Beata. Tukaba tugeze rero ahantu batubwiye ko nyuma y'uko afite ibihangano ntawe ku giti cye ariko ari n'itorero afite. Rero n'itorero riri ahantu hose ku gasozi keza cyane, aho n'abaturage abaturanyi benshi baba baje kugira ngo bihere amaso. Harimo abakuze, harimo abana, mbese ugereranyije n'iki gihe cy'umuri yavuga ibintu ni uburyohe yari igiye kuvuga ngo bahatishe. Ku bantu batamuzi, n'uyu nguyu wambaye umupira w'icyatsi nibutsa ko n'umuyobozi wa Skitu TV akaba yitwa Skitu nawe arahari mu kanya, nawe arababyinira. Hari abantu batazi ko azi kubyina, ariko mu kanya araje ababyinire maze hashye. Umuntu waje hano naje gusura Muzonyi Beata. Ndamukunda cyane, umuzi, umuhanzi, abanyinshi byiza. Ku buryo rero nagira ngo bashakire ikiganyi cy'ibihumbi 10. Yego, nari mvuze nti murakoze cyane, mu rugo rwacu tubahaye ikaze. Ariko ikinshimishije cyane ni uko nabonye umusaza ntari narigeze mbona mu myaka yanjye nabayeho, umusaza munini cyane ufite ibiro byinshi. Ubwo rero akingeraho nishimye cyane kubona umuntu munini ungana kuri Imana yahaye umugisha akangana kuriya. N'ubu ndacyabyibazaho, ariko nta nkundira tuzaganiraho byinshi. Yabikwemereye Azakubwira ibanga yakoresheje kugira ngo nawe uzangane nawe. Ibanga yakoresheje kugira ngo Imana imuhe umugisha ari munini kuriya, abona angana kuriya. Mu by'ukuri rero iki ni igihembo n'ishimwe bampaye ku Isango na Muzika ejobundi. wenda muri make wavuga aho bihuriye iki gihembo wahawe. Bari barimo bahemba abahanzi bitwaye neza, bahemba abahanzi babaye indashyikirwa, bakoze neza. Ariko njyeweho njya gufata igihembo baravuze ngo hari n'abandi bahanzi bakizamuka ariko bataramenyekana ngo bagire ababazamura baterwe inkunga cyangwa bashimirwe nabo babahe courage ati
nabo bishimye. Rero njye bakimpanye n'abahanzi batatu nanjye wa kane, njyewe na Makanyaga Abdul na Munyanshoza Dieudonné n'undi mukecuru ucuranga inanga bita Sofia. Yego. Yego, ubwo rero twe badushimiye nk'abantu bakizamuka ngo natwe tugire courage merci. Abakurikiye Skitu TV twongeye kubasuhuza, turacyari kwa Beata. Yego. Kwa Azabatsinda Kagame. Turi kumwe rero n'umukinnyi wa sinema akaba ari n'umukunzi wa Beata, yari yarifuje cyane kugira ngo bazabashe guhura. Yego. Ese noneho wamubonye? Namubonye. Wamubonye? Warashimiye kukubona. Urakoze nanjye. Aramusuhuje rero abantu bari bagiye kwibaza ngo kujya ndamuhaye akabizo. Ese kuki mudatanga ifoto? Ariko wenda reka mbabaze mbere yuko dukomeza. Kuki mukunda guhana amabizo abagabo bahana amabizo mubona? Buriya abagabo bafite imyumvire yabo. Hari ukuntu umugabo ubona umugabo unagize atya, ntabwo abagore nabo abagabo ku bagabo ntibashobora guhana amabizo, ariko umugore ku mugore cyangwa umukobwa ku mukobwa ibyo bintu bibonamo. Batanye tuba twishimiranye, iyo umwishimiye nawe kwishimiye. Abagabo niba bayita ngo ni bikapu harya ni gutya bikapu akagira gutya cyane, bivuze ngo nawe muba muri kubihimuraho cyane. hanyuma uti bikapu muba mubihimuraho rero. Natwe nyine dukunda guhana amabizo nyine, natwe twerekane ko twishimiye. hari n'ababitangana ku muntu cyane, ukaya kubona barabizuranye ku munwa. Ariko twinshi tw'abamama bakobwa igitsina gore badutanga hano imbere nahashe rimwe. Hari abo njya mbona ariko babihana abakoze ishyano. Hariya imbere nahashe ubundi abagore bahana imbere bose ntabwo ari sawa. Cyangwa uri umugabo bakakiguha ku munwa ikibizu ntacyo bitwaye. Imbere se kuhimana ni umunyu uriho ni hari ubuki. Hari ubuki. Hari ubuki. Bamwimanye ubuki. Abadukurikije babwira hariya buriya kuri hari abayimanye ubuki. Hanyuma ubugize utya rero nk'umukinnyi wa sinema uravuga uti nubwo nkina sinema, nubwo natinga neza, ariko ndifuza kuzareba Madame Beata uwo bita Azabatsinda Kagame. Kubera iki ari we wifuje cyane? Umva rwose hariya hantu iriya ndirimbo yaririmbiye Kagame mu kiriya gihe cyo mu matora, njye naramukunze rwose. Ni umumama utijena, nari mfite amatsiko yo kumubona nkavuga ni icyangere kuyu mumama, ariko umuntu wihandagaje rwose akavirika narangiye akaza ati reka nze nkwereke, akaba ari nawe watsinze mu ndirimbo zose, akaza ku mwanya wa mbere. Ubugeze gutya uti nabonye uriya mumama, hanyuma numva ndamwishimiye. Ushimiye ku ndirimbo Azabatsinda cyane. Hari abakobwa benshi baririmbaga indirimbo ziryoshye. Yego. Kuki atari bo warebye? Uzi ikintu njye cyatumye mukunda cyane? Kenshi mu basitari tubona abantu bakiri batoya bari aho ngaho nyine bakiri bafite imyaka mike, ariko urabona ko ari umumama ukuze unduta, ni nka mama wanjye muri make. Nicyo kintu cyatumye ntiburya uzi ko na mama wanjye agiye hariya akagitinga byakunda. Njye nicyo kintu cyatumye mukunda mwiyumvamo. Ndavuga niba ari n'abamama bakuru batekereza yuko hari utuntu bashoboye kuba bakora, biriya bintu ni byiza. Nkavuga mfite amatsiko yo kureba uno mumama live. Namubonye rero rwose kabisa. Mbonye warakoze cyane ko nkunda utarambona rwose. Umva yanatwakiriye simurebe inda nikoreye mwumva, ahubwo sinzi hano muri bunyuze mu ntara nasanze amashaza yeze, ibitonore byeze, bitiranye n'ibyo kurya kandi ari indida. Nibyo abakurikiye Skitu TV, hano turi kwa Madame Beata Azabatsinda Kagame cyangwa Mama Noheli. Mama Noheli, ubonye umufana wawe uje kugusura uturutse mu karere ka Gasabo, yiyizira iwawe hano mu murenge wa Nyamiyaga.
wamwakiye ute wabibonye ute mva namwakiye neza nabibonye neza byanshimishije byandenze rero ubu ni njye ubonye utagira ngo ni njye ugufana njyenyine Ndari- aho ntuye barahari umva pfa kuba iyo ndirimbo hari igihe njya nkubita muri TV yanjye nkashyiramo ako karirimbo umva abamama rwose baravuga ati cyakoze cy'uno mumama rwose uzaba umva ni nk'aho ari njye wabaserukiye ariko abafana bawe ni benshi rwose ni ibyishimo gusa ariko mwakwihangana twari tukimuhaye umwanya kugira ngo atubwire uko yabonye ibintu kugira ngo abadukurikiye babashe kumva ibintu ni ibyishimo umufana afite mwakomereza aho mwari mugeze nanjye ibyishimo ndabifite nishimye cyane byanshimishije namwishimiye namukunze aragira ati abamama bandi baragukunda nabo bampoberere babwira ati nawe arabakunda ndabizi ko hirya no hino abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahari bankunda hari abifuza kumbona koko wakoze gutera intambwe ukavunika ugakora urugendo rungana gutya ukaza kureba Beata nanjye ndakwishimiye kandi gusabe n'umugisha rwose kandi nawe Imana ikomeze kwagurire kabisa wakoze cyane abantu ko ari mama Noheli azabatsinda Kagame Beata irindi zina yitwa Musengamana afite abantu benshi bamukunda cyane abantu baramutse bagukunda bashatse kuzari wawe byakorohera ni benshi cyanyorohera nawe ni karibu bakaza rwose tukishima tukanabyina noneho tugatarama hagashya kabugake niba usanga hano hari imbuga nini dushingiye ku kiganiro twageranye mbere we agira umugani uvuga ngo wahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu none uyu munsi rwisasiye abarenga miliyoni bigaragare ko na miliyari y'isi yose ushobora kubisasira tubahaye ikaze rero ku bantu bashobora kuzasura hano cyane cyane kwa mama Noheli tukugarutseho waramukunze uti azabatsinda nibura kuri umukinnyi wa filime ariko muri filime mujya mushobora no kuririmba si ubwo wakina filime kuririmba nabyo urabigerageza ngaho ngerageza we nadushingiye kuri iyo ndirimbo iriya ndirimbo cyane cyane nakunze iriya ndirimbo yaririmbye ngo azabatsinda Kagame azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye tubashimire cyane abari bakurikiye TV nakagaruka kandi murakoze cyane ciao murakoze namwe cyane ubu twageze kuri rya torero itorero ririmo azabatsinda Kagame mu kiganiro twagiranye cya mbere yari yababwiye ko hari irindi torero afite abantu babaza kwibaza ngo iryo torero ni irihe ngaho twahageze kugira ngo mwirebere rya torero rye barasusurutse mu Nyamiyaga ahasigaye mureke twese dukurikirane mu minota mikeya cyane nibutsa ko aha ngaha turi ari i Nyamiyaga aho twaje kwa azabatsinda Kagame mama Noheli Beata tukaba tugeze rero ahantu yatubwiye ko nyuma y'uko afite ibihangano nkawe ku giti cye ariko ari n'itorero afite rero n'itorero ni ahantu hose ku gasozi keza cyane aho n'abaturage abaturanyi benshi baba baje kugira ngo bihere amaso harimo abakuze harimo abana mbese ugereranyije n'iki gihe cy'umuntu yavuga ibintu ni uburyohe bari igiye kuvuga ngo bahakise murakaza we
bantu batamuzi n'uyu nguyu wambaye bashyitsi bahire umupira w'icyatsi uyu munsi wa none tubukereye twese nibutsa ko n'umuyobozi wa Skitu TV akaba yitwa Sikitu nawe arahari mu kanya nawe arababyinira hari abantu batazi ko azi kubyina ariko mu kanya araje ababyinire maze hashye. umuntu waje hano naje gusura umuyobozi leta naje muri Kigali ndamukunda cyane umuyobozi umuhanzi abanyushi byiza ku buryo rero nagira ngo bashakire ikibaye cy'ibihumbi 10 umuyobozi wanyu hanyuma ariko ariko ntabwo ari byo kuko ntabwo tubyemeye. Mwashyiraho akaririmbo mwari mushyizemo hanyuma nawe akabereka ko azi kubyina kuko ni njyewe muyobozi. Njye muyobozi ntabwo yansuzugura. Nagira ngo wenda tubasuhuze abakurikiye televiziyo ya Skitu TV. Aha ni ku musozi wa Nyamiyaga aho twagiye gusura Madame Beata, Mama Nohel, Azabatsinda Kagame. Ayo yose ni amazina ye ariko nta rindi zina mujya mumwita. Musengimana nawe ujya ariko akamwita Beatrice ati bamwita Betty. Kuri uyu musozi rero babanje kutwakiriza ntabwo ari indirimbo gusa kuko yaba icyo kurya yaba icyo kunywa ibintu byose byari munange. Tukaba twari tugira ngo tubasabe nk'abakurikiye Skitu TV kugira ngo mwongere muducishirizeho. Hano hari umuyobozi wa Skitu TV akaba nitwa Sikitu, yabibwiye yitwa Sikitu. Aho muzagera i Kigali hose muzamumenye, muzavuge ngo Sikitu, muzahita mwibwira uwo ari we. Murabona ko ananutse cyane yarabyivugiye, nari mvuze bitari byo ariko nagira ngo mushaka akaririmbo, nimushaka mushyire Azabatsinda maze abereke Rebwera mu mazina yacu muri bande tukajyana mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga turarata ubumwe muba Nyamiyaga muraratiki alo ikidawe muraratiki ubano Rugarama muraratiki murebande tukajyana mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga mu mirenge muraratiki muri bande tukajyana mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga turarata ndashyikirwa muraratiki ndashyikirwa araratiki hano gereko muraratiki muri bande tukajyana mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga uyu munsi murarateke hano Kamonyi turarateke muri bande tukajyana mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyamiyaga ndashyikirwa turarata ubumwe muhanda ababyeyi muraratiki halo bana bato bararatiki muri
mwebwe mwese mukurikiye Twitu TV. Aha ngaha turi rero naho twagiye gukurikirana itorero riri i Nyamiyaga rya Azabatsinda Kagame, niho akorera Beata Mama Noel. Tukaba tubashimiye rero mwese ko mwatwakiriye neza, nakagaruka kandi mujye mukomeza mukurikirane Twitu TV. Ciao ciao.